Yesu nashimwe. Amen. Dushimye Imana kuko Imana ari nziza itwemere kongera kugaruka muri izi studio. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka twumve umuntu adusengere kugira ngo tukomeze na gahunda zacu. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye kubw'aka kanya, tukuzamura icyubahiro kubw'uburinzi bwawe. Wabanye natwe, utwemereye kuba muri iki cyicaro kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka tuguhe ikaze, aba ari wowe uyobora buri kimwe cyose, aba ari wowe utuganiriza kandi aba ari wowe ushoboza umukozi wawe. Dusabye twizeye mu izina ryawe ryera umucunguzi wacu. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Rero amazina yanjye ngewe ni Bishop Sabuni David. Imana ibahe umugisha na bagenzi bacu, reka bivuge. Murakoze cyane twikaze. Amazina yanjye nitwa Ndakaba Jean Paul, nkaba sengera mu itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Ministry, abanyobowe n'umushumba cyangwa se Dr. Safari Cloud, akaba ari nawe mwarimu wanjye mu ishuri rya Jibu hano Nasana. Imana ibahereze umugisha, twishimiye kubana namwe kandi no kubana n'abakozi b'Imana muri studio. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha mama wacu. Amen. Nanjye nishimiye kubana nawe. Amazina Pastor Jovian Murungu, itorero New Jerusalem of Salvation Church, wowe n'umushumba Revera Nyahoze Rosette hano Kampala. Nejejwe no kuba hano Salvation. Mana iguhereze umugisha cyane. Twagiriwe umugisha ukomeye wo kubana na Dogiteri Bishop Sakindi, ni mwarimu wacu, nanjye aranyigisha. Tubonye umugisha rero duhawe n'Imana kuba twabana. Reka tumwakire nawe adusuhuzeho mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha cyane. Uvuga ni Dr. Sakindi Claude, nk'abandi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Ministry, kandi nk'abandi umwe director w'ishuri rya Blessed International Bible University hano mu Uganda cyangwa se muri East Africa, aho rikorera hose. Yesu Kristo abamera umugisha. Urakoze cyane. Dufite ikibazo gikomeye twashakaga kugira ngo tuganireho uyu munsi kijyanye n'iby'iminsi y'imperuka. Tukibaza cyane cyane, nge ndibaza kubera iki abantu cyangwa itorero turi gutinya cyane iminsi y'imperuka cyane. Bishop rero we arabizi cyane, araza kudufasha kugira ngo dusobanukirwe, kandi sinjye gusa ubifite icyo kibazo, hari n'abandi batureba bafite icyo kibazo. Twumvaga rero dukeneye gusubizwa. Imana imuhereze umugisha, araza kudusobanurira kandi yimbike cyane kugira ngo tubashe kubyumva. Imana imuhereze umugisha mwinshi cyane. Amen. Yesu abaho umugisha cyane. Mu by'ukuri iri ni isomo rirerire cyane. Iyo twigisha muri curriculum ndetse muri faculties zigendanye mu masomo ari muri theology, baryita eschatology. Eschatology ni ukuvuga ngo ni isomo rirerire rivuga iby'iminsi ya nyuma. Rero abakristo ntabwo bakwiye gutinya iminsi ya nyuma kuko niyo minsi myiza kuri bo. Iyo usomye Bibiliya, Pawulo yandikira Abatesalonike ba mbere ibice 13 kugeza kwa 18, yashoje avuga ngo nuko rero mumaranisha imibabaro mubwirana ayo magambo. Yari amaze kubabwira ukuntu itorero rizazamuka, uko impande zavuga, abapfuye bakazuka, abariho bagahindurwa, noneho bagasanganira umwami wabo mu kirere. Nanjye bavuga ngo mumaranisha imibabaro mubwirana ayo magambo. Iminsi y'imperuka rero si yo kusoma tugahamuka tukikanga, ahubwo ni iminsi yo kubwirana tukavuganira kugira ngo imibabaro ishire, kuko imibabaro dufite umunsi Yesu yagatse izarangira. Noneho byaba ari ishyano umuntu ari aho yarahangayitse arayikanga kugaruka kwa Yesu, byaba ari ikibazo. Ni mureke tuvuge ngo ni iminsi myiza, ni muri bwo butumwa bwiza dukwiye kubwira abantu nyuma yo gukizwa kugira ngo bitegure kwakira umwami wacu mu kirere. Nta mpamvu yo gutinya kuko Imana yagambiriye kuduha umugisha no kuduha umunezero. Ntabwo rero ari iminsi yo gutinya. Yesu abaho umugisha. Reka dusome rero ibyanditswe byera kuko ubusobanuro bwose bw'ijambo ry'Imana bushingiye muri Bibiliya. Reka dusome
ubuhanuzi bwa daniyeli ibice 9 umurongo wa 24 kugeza 26. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwe impongano haze gukiranuka kw'iteka ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanijwe ikimenyetso ahera cyane hasigwe amavuta nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazabategekera kubaka Yerusalemu bakayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7 maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. 26 haravuze ngo ibyo byumweru uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba agisiganye maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera uwo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka niko bitegetswe. Amen. Amen. Imana guhereza umugisha. Nkabaza ati ese ibyo ni iby'iminsi y'imperuka byashakaga kuvuga iki? Ese muri iki gihe turimo twebwe hari icyo biturebaho? Imana guhereza umugisha dogiteri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hano ibi badusomeye muri Daniel ibice 9 umurongo ndetse ubundi uhereye ku murongo wa 20 aho ngaho hasi niho byumva neza, ariko ko nyine biba bitugendana n'amasaha twanabisobanura gutya. Ibi bintu bigendanye n'iby'iminsi ya nyuma. Daniel yari ari mu gihugu cya Egiputa ameni cya Misiri cya Babuloni. Noneho aho i Babuloni aza kugira ikibazo cyo kubona basa n'abatinze mu banyage. Noneho yumva yasaba Imana ikabyihutisha. Noneho uko kubyihutisha ni Imana yagiye imuha detaye y'ukuntu ubwami buzakurikirana. Ariko noneho nk'Israeli yo ayereka n'iherezo ryayo uko izongera gusubira mu bihe byayo. Noneho abona ibyo biti by'umwaka 70. Iby'umwaka 70 rero byari bigendanye n'imyaka igeze muri 490. Ni ukuvuga ngo Daniel uri mu Babuloni ahawe ibyumweru 70 kandi ibyumweru 70 bigendanye n'imyaka 490. Babibara bate? Babibaraga bahereye ku munsi igihe Abisirayeli bajyaga mu Egiputa bajyaga gutata i Kanani, murabyibuka? Bari kumwe na Yoshua na Kalebu. Bakimara kuvayo bamaze gucumura no gukora ibyaha, Imana hari ijambo yababwiye. Yaravuze ngo rero abantu bose iminsi 40 mwamaze mutata izahinduka imyaka 40. No kuvuga ngo umwaka yawuhinduye, umunsi yawuhinduye umwaka. Noneho iyo tegeko ry'Imana ryo kubara gutyo niryo bahereye ku byumweru 70. None ibyumweru 70 babihindura iminsi bayibara basanga ibyumweru 70 birimo imyaka 490 ubaze mu minsi ningana n'iminsi 490 kandi 490 bikangana n'imyaka 490 kuko umunsi umungana n'imyaka muri Bibiliya. Bashingiye kuri tegeko no basanga ibyumweru 70 bishobora kungana n'imyaka 490 bakurikije itegeko ryo kwa Yoshua, aho umwaka umwe wavunjwemo umunsi umwe wavunjemo umwaka wose. Noneho rero barabibaze kandi ibyo bifite proof kuko hari byamaje gusohozwa kandi bisohozwa muri iyo mibare. Noneho bituma natwe twese tubyizera kuko dufite ubuhamya bwacu nawe se proof. Noneho rero ni ukuvuga ngo iki nanone ugomba kugisobanukirwa. Ubwo Daniel yabibonaga ntabwo yabonaga ibye ntabwo ubwoko bwe muri icyo gihe
yabwiwe ngo ntabwo ari iby'itorero, yabwiwe ngo bishinzwe ubwoko bwawe n'umurwa wawe. Ubwoko bwa Aburahamu, bwa Daniyeli ni abaki? Ni abayuda. Then umurwa wa Daniyeli ni Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu, iryo sezerano ryari limited, bigaragara ko ritareba i Kigali, ritareba Kampala, ritareba Washington, kuko byarebanaga ni amasezerano arebana n'ubwoko bwa Israel gusa. Ni ukuvuga ngo icyumweru cya 70 ibyo bavugaga, niyo mpamvu bakoresheje ngo birarebana n'ubwoko bwawe kandi bikarebana n'umurwa wawe. Ibyo bisoneye ko ibyo bintu bigendanye n'igihugu cya Israel yakomokagamo, ntabwo ari ubutumwa bigendanye n'itorero. Itorero ntabwo rigira iyo minsi, nta n'umunsi rigira. Abantu bagira umunsi ni ariya madini yandi, ni Abisiraheli, ni Abisiraheli bafite isabato, ariko twebwe nk'itorero ni umunsi twizeye Yesu Kristo, ni umunsi wacu. Noneho rero byatumye Imana ikora gahunda yo kugira ngo habeho impinduka no kumenya neza kwa Daniyeli, kugira ngo natwe kandi nk'itorero tubisobanukirwe ko icyo bise icyumweru cya mbere, ibyumweru 70 ni ibyumweru bingana n'iminsi 490. Bibiliya inadusobanura uko byasohoye bite, ngo uhereye igihe bagomba gutangira kuba kugeza igihe bazasoza urusengero hagomba gucaho ibyumweru 7. Ibyo byumweru 7 bingana n'imyaka 90, gufata 7 ugakuba 7, uwo mu cyumweru kimwe abamo iminsi 7. Iyo minsi 7 niyo ufata ugakuba n'ibyumweru byose wahawe, bikaba imyaka 49. Ukuvuga ngo kuva Zorobabeli yubaka byasabye imyaka 49 kugira ngo urusengero ba Nehemiya babone kuza, imyaka 90 kugira ngo urusengero bari kuza. Kandi bavuze yuko bagomba kubikora mu bihe biruhije. Ibyo bihe biruhije abasomye ibitabo bya Batopita na ibitabo bya Ezra na Nehemiya, muzabona yuko harimo abanyamahanga bitwa Batobiya na Bageshemu na Senebarati. Abo rero bose bari ikisitaza kuri Israel, kandi nyene n'umuhanuzi nawe yari yarabonye ko bazabyubaka mu bihe biruhije. Abo rero Bageshemu na Batabita na Senebarati n'abandi nibo bari muri iyo sense, nibo bakoze icyo gushyira mu bikorwa icyo kintu cyo kubakoresha nabi mu gihe cyabo. Ariko barabikora imyaka 49 ishize, hakurikiraho indi myaka 62, ibyumweru 62 bingana n'imyaka 134. Ibyo rero byasohoye ku musaraba, kuko harimo umurongo uvuga ngo icyo gihe Kristo Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azasigara. Gukurwaho bavugaga igihe azapfa mu mubiri, kazapfa agakurwaho, kandi mwese ntacyo asiganye mu buryo busanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka yari atangiye urugendo rye. So nicyo ngicyo bishatse kuvuga. Noneho hatusoza ibyumweru 70 bafata 32 bikaba 69, hagasigara icyumweru kimwe. Icyumweru kimwe rero ntikirabaho, ariko kizabaho uko itorero rizamuka. Impamvu kitabaho muri kino gihe nuko tutari mu gihe cya Israel, turi mu gihe cy'itorero. Icyumweru cya 70 icya 39 cyarangiye, Yesu amaje guhera avuze ngo birarangiye, ariko habaho kalendari ya Kiyuda irapakingwa mu isi y'umwuka kugira ngo kalendari y'abanyamahanga twebwe ikomeze. Noneho gahunda turimo kugendaho ni kalendari muri teoloji, ni kalendari y'itorero, kandi kalendari y'itorero ntigendana n'iminsi n'amezi n'imboneko z'amezi, ariko niyo turimo kandi nayo inavuga. Umunsi umwe Yesu azaza, hanyuma tugende, itorero nirimo kuzamuka, impanda imaze kuvuga, icyo gihe abayuda bazaterwaho, bazagarwaho. Wibuke ko abayuda baciwe bagakurwa muri systeme kugeza igihe itorero rizajya gute rizazamukira, bagasubizwaho ku gishyitsi cyabo. Ubu bakuweho, twe duterwaho. None impanda nivuga, twe tuzakurwaho, bo basubizweho. Icyo gihe rero niba icyumweru cya 70 kizaba gitangiye, icyumweru cya 70 kizatangira, ariko impanda ivuze itorero rigiye, abayuda basubira mu masezerano yabo. Noneho bivuga ngo ibivuga muri Daniyeli twebwe ntacyo biturebaho, nta kintu kiri muri Bibiliya kitatureba, byose biratureba, ariko dushinzwe kubimenya no kuntu bizasohora. Ntibizasohora bitureba twebwe. Of course reka mvuge gutya, abahanuzi bwinshi bwa Daniyeli bwaranasohoye. Abahanuzi bwinshi bwa Daniyeli bwasohoye, kuko zira nyamaswa yabonye
yabonye igishushanyo cy'umuntu, umutwe ari iki, ari zahabu, igituza ari ifeza, inda ari umuringa, amaguru ari icyuma. Ibyo bintu byarasohoye kuko muri icyo gihe intare yari Babuloni, igituza cyari abamede na peresi, then inda bwarabagira iki, then amaguru ni abaroma, icyuma kivanze n'ibumba ni Roma nshya, ni idini ni ibihugu bya Roma byishyize hamwe bikora empire, bikora ubwami, ari nabyo biyoboye isi uyu munsi, ibyo twita European countries, ari naho Antikristo azava. bivuga ko itorero abayuda ntiribareba, nta nubwo bashobora kuba abanyetorero kubera yuko bakuweho hagashyirwaho itorero. Pawulo arimo kubivuga mu Baroma, yavuze yuko abayuda batarangira, ariko yavuze ko bahanyweho, ariko bake muri bo bacyafite amahirwe yo kumva, ariko bake muri bo. Bibiliya ivuga ko ari bake kuko si ibihe byabo, ibihe turimo ni iby'abanyamahanga. No mu gihe cy'abayuda hari abanyamahanga babaga Abisirayeli, ariko mu rwego rw'imihango yindi bakoze itandukanye niyo umuntu yakaba yakora. Noneho abayuda nabo tubafite, iyo yizeye Kristo akizwa mu buryo busanzwe nk'umunyamahanga, ariko si uko abaye super kuko ari umuyuda. Ntabwo kuba umuyuda bimuha superiorite mu gakiza, kuko mu gakiza twese turangana. Wenda twerekeza no ku musozo, twagira ngo tubaze muri iyi minsi y'imperuka twebwe twakora iki? Iyo usomye Bibiliya twe mu minsi y'imperuka dusabwa gusenga no kwitegura kwirinda icyaha. Mu Befeso 5 usomye ubwo hako 22 hava ngo bagore mwubaha abagabo mugandukira abagabo banyu nk'uko Kristo, nk'uko mugandukira Kristo. Ariko abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yikunze akaryitanya, kugira ngo azaryishyire itagize ikizinga cyangwa umunkanyari. Ibyo rero dukwiye kwirinda ibizinga n'iminkanyari kugira ngo Yesu naza tugenda. No kwirinda. Murakoze cyane. Reka nanjye mbaze ikibazo wenda tugana ku musozo. Hari igihe akenshi usanga mu madini cyangwa se twita amatorero kuri uyu munsi bavuga butumwa n'abayobozi bigisha hejuru y'iminsi ya nyuma, ubwo benshi bagenda bavuga mu gitabo cy'ibyahishuwe na Daniel kibagora, ariko kigoye ku batabyize. Yego, ariko hari ubwoba bagenda babika mu mitima y'abo bayobozi, bagatinya Antikristo aho kwitegura Yesu Kristo uzaza kandi ari we bizeye. Ese ubu bwoba abakristo bwarangira gute, cyangwa se niki twabafasha nk'abantu bamenye ibi bintu kugira ngo ubu bwoba bushire, abantu bumve ko ubumana ahubwo Antikristo tugomba kubagira icyo, kuko usanga ikintu cyose gisha kije ari inzaduka ngo ni Antikristo, korona bakayita Antikristo, n'ibindi bizaza iterambere, kandi iterambere ryo rizakomeza riba, ariko abantu benshi bakabihuza na Antikristo. Rero babasobanurira Antikristo uwo ari we kandi be kumutinya, hanyuma none ahubwo bakomeza kagakiza mwatubwiye mu mwanya, bareke bashira ubwoba. Murakoze. Ese ashimwe cyane. Ibyo kuvuze ni ukuri, abantu bigishijwe ubutumwa bwiza buri mu iterabwoba babwira yuko ibintu basoma mu gice cya 4 kugeza 18 9 muri Daniel bizabageraho. None abantu bakajya basoma ibitare byabagwiriye, abantu bapfa benshi, amaraso yageze mu majosi y'amafarashi, mbese ukabona nyine ibintu bavuze biri mu iterabwoba. Ariko twa nk'itorero ntabwo tuzaba muri kiriya gihe cy'imyaka 70 ntabwo tuzaba. Twebwe imanda, ikintu twiteguye ni imanda, kuvuga tukazamuka Antikristo akabona. Kristo ntabwo azakora hamwe na Kristo, agomba umwe kugenda undi agasigara. Ukuvuga ngo dutegereje imanda izavuga, hanyuma imanda yavuga tukazamuka, abasigaye mu isi bakabivugana na Antikristo kuko niwe uzaba bategeka. Antikristo azakora itorero ryarazamuka, abaye ataragenda n'ibyagenda. Nuvuga ngo umuntu rero utegereje Antikristo namutegereze,
n'utegereje Kristo namutegereza. ubundi muri Bibiliya Yesu yavuze ngo dore ndagiye kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi ariho mbatwara. Nta mpamvu yo gutegereza Antikristo kuko Antikristo si uwacu. Hari abo yabwiwe, hari n'abamutegereje, ariko twebwe nk'itorero dutegereje Kristo. Kuko mu Bakolosayi ibice 3 mu mbere hava ngo nuko duhanga amaso Kristo azaturuka mu ijuru. ahubwo ni ukureba uburyo tumutegereje. Nuko uburyo tumutegereje, ariko ntabwo Antikristo we tuzahura nawe, kuko ntagomba gukora mu gihe cyacu, azakora mu gihe cye kandi nacyo kizagabanywa kubera intore z'Uwiteka Imana. Okay, Imana iguhe umugisha Bishop, urakoze cyane, turasobanukiwe byinshi. Reka dusoze, ibi bintu ni birebire, tuzagaruka nakagaruka. Kadusoze, reka Dr. Bishop adusengere n'ubundi Imana imugisha. Yesu Kristo umwana w'Imana, ndagushimiye kuko uri mwiza, ndagushimiye gukirana tuganira ku magambo y'imiruka, ndabamaga kugira ngo ufashe bakumva n'abagutegereje. Wavuze ko utazadusiga batazaduhana, kandi amagambo yawe ari muri twebwe. Uyu mwanya turimo kuyiga kandi turayumva, kandi adufasha kandi twubaka. Aho tugiye neza turengeye dufashe, twongeye kumva ijwi ryawe, twongeye kuba tuzahora tugushima kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane Imana.